agutware ahantu hose. Hari aho igare ritagera se Nzabi? Sibye mu ijoro n'ahandi ku isi rirahagera. Mu ijoro ryo n'ubundi nta cyagerayo. Mu ijoro usibye umutima nako niroho. Niroho ijyayo. Niroho ijyayo n'umutima ntago ujyayo. Hari igihe wenda umuntu arebye uko umeze uko witwaye hari igihe umuntu avuga ikintu agendeye ku marangamutima yiwe kugira ngo bakomeze baniyongera agende haza n'abandi. Ngira icyo babwira nyine icyo bateganyiriza mu minsi iri imbere. Urumva icyo ngomba kubaha cyo n'ubundi ni video nk'uko byari bisanzwe. Ntago navuga ngo ngiye guhindura ibintu usibye ko amakuru mashya wenda. Okay, the ladies and the gentlemen, see the gare, see the muramuzi ariko uyu nguyu uri kwigarera. Baramwita Nzabiri. Nzabiri yabaye umunyonzi ryarira. Izere ko umeze fresh, ibintu byose ari amahoro. Katwegere Nzabiri bikaze kuri YouTube channel ya Nzabiri TV. Murabizi turabakunda cyane, mukore subscribe, like and share. Dukomeze twike ko akomeze yashika tubaza uyu mubosi wacu ukuntu yaje kuba umunyonzi, ukuntu yaje kubona amafaranga nabi tubwira akagura igare. Nzabi, mambo vipi? Neze bitese. Ni fresh? Ari. Se kuvuga gakeya wallahi, kuri kuvuga gakeya bite? Na amafaranga yakugezemo se? Amafaranga se? Amafaranga ntabwo yari yaza neza ariko wenda bizaza. Oya bizaza. Fata iyo telefone neza niyo mikoro. Kana mwereke. Mutwihanganire kubera ubukene nyine baburiho mikoro tuba twayigize telefone kugira ngo nyine byumvikane neza, kugira ngo mubyumve neza, nyine ibintu bikorwe fresh. Sibyo se? Niko biba bimeze. Nzabi bimeze fresh ariko ntari bito. Birimo gucamo cyane ntari. Biracamo ntacyo bitwaye. Nta mutima mu bari kugerageza nyine uvuge cyane kugira ngo twumvikane. Yego nta kibazo. Okay, gaho nyine tubwira bimeze bite muri ino minsi waye ute? Sha muri iyi minsi biraho nta kibazo ntacyo nashinze Imana tu. Muri iyi minsi umeze fresh? Meze fresh nta kibazo. None se comedy wazivuyemo wigiriye mu igare se tubimenye wigiriye mu muhanda cyangwa igare waritiye? Aya ntago nazivuyemo wenda usibye ko nabanze hagaritseho mu minsi mike ariko muri iyi minsi turi bugaruke ntago nazihagaritse. Wabanje kujya gukorera amafaranga? Ni ngombwa ngo nyine umuntu ashake n'amafaranga yo gukora zino video aba ari ngombwa, kamera n'iki. Byo bisaba amafaranga byo ndabizi. Bisaba amafaranga. Niyo mpamvu umuntu aba yihiringa muri ibi byose ngo arebe ko ayo mafaranga yaboneka nyine. Kabisa. So none Nzabi rero abantu bari barakubuze kuri YouTube channel yawe maze iminsi uploading ahari kabisa. Maze iminsi na uploadinga ariko muri iyi minsi wenda sibye akabazo narahuye nako muri iyi minsi nari ndimo gukemura ariko kubera Imana karimo karakemuka. Muri iyi minsi tuzongera tubahe video tu. So abantu rero nimwumvamo umuyaga guys mutwihanganire nyine imvura igiye kugwa, imvura imeze nabi hano muri Kigali n'ibintu byatari bikomeye. Imvura n'umugisha. Imvura si umugisha Nzabi? Keshe na keshe n'umugisha tu. Imvura n'umugisha nubwo igiye kukubuza gukora rwose. Urabona afite agasego, afite igare ry'insirimu kabisa. Ewana niba uri muri Kigali hamagara nimero iraho ngaho muri bio kabisa, ajya guhamagara ujye umuhamagara agukorere delivery y'akantu ushaka, agutware ahantu hose. Hari aho igare ritagera se Nzabi? Sibye mu ijoro n'ahandi ku isi rirahagera. Mu ijoro ryo n'ubundi nta cyagerayo. Mu ijoro usibye umutima nako niroho. Niroho ijyayo. Niroho ijyayo n'umutima ntago ujyayo. Umutima ni uwo ku isi n'uw'Abanyarwanda. N'uw'Abanyarwanda? Sinzi niba umutima tuzayiha n'abanyamahanga tu. Ariko ndabona umeze neza muri nta kintu ntacyo ubaye kabisa ndi kubibona pe. Meze neza tu. Meze neza nta kibazo wa mugani wa divorce. Nyuma ya divorce. Nyuma ya divorce? Nyuma ya divorce nimeze neza ntari.
wadivorushije nande se wadivorushije nande wagize ngo kudivorosa ni ngombwa kudivorosa n'umugore cyangwa niki none se twigarukire rero muri business yacu business biri mu bintu biri tuba turi gukora nyine ku izi mbuga nkoranyambaga urabateganyiriza iki abafana bawe nyine baba kuri Nzabiri TV ni benshi bamaze kuba hafi abasubscribe hafi 500 urumva nyine ugomba kugira icyo baha kugira ngo bakomeze baniyongera agende haza n'abandi gira icyo babwira nyine icyo bateganyiriza mu minsi iri imbere urumva icyo ngomba kubaha cyo n'ubundi ni video nkuko byari bisanzwe ntago navuga ngo ngiye guhindura ibintu usibye ko amakuru mashya wenda ndi kubategurira akagoma muri iyi minsi we muramwumvishije cyane ntago mubyumvishe ongera ubabwire nuko muri iyi minsi ndi kubategurira akagoma kavuga nyine ku bazamu uri kubategurira indirimbo wowe gerageza uvuge cyane ko hariho imiyaga tubanze twumve guys mwabyumvishije ngarimo kubateganyiriza ingoma indirimbo nyine ku batari kubyumva neza abafitiye ikiririmbo ngo kijyanye n'iki n'abazamu kuri content y'abazamu akaperasi ikabizakorwa kwa Tedem cyakora kabisa ngizakorerwa kwa Tedem muramwumva cyangwa ntabwo muri kumwumva umusaza ari gukorera amafaranga ari kubategura ibintu bya danje mwumve noneho ngafite n'ingoma ngarimo gushaka ngo gushyiramo umuntu uri hano hirya utwegereye aratubwiye ngo dushyiremo akapera kandi nawe n'umufana wawe oya ntago nahita nyibashyiramo ko kanya nataranayikodinga ariko nyine si uba warayanditse se ariko uba warayanditse narayanditse ariko ntabwo igihe cyo kuyishyira hanze kiragera muri makeya bategereze nyine ubahishiye bategereze nzayibaha nibayima katubyizere ase ko numva uri kujya mu bintu by'indirimbo cyane komedi ngubu zo uracyazikozera oya nazo ngomba kuzikora nuko wenda haba hari impamvu ushatse gukora indirimbo wenda nindamuka nyikoze abazakenera kumbaza impamvu nayikoze bitewe nuko bayumvishe nayo nzayivugaho ariko urebye ibijyanye na filime na komedi n'indirimbo byose biba bisa nkaho ari uruganda rumwe n'ubundi byose ni muri entertainment n'ubundi hose ni hamwe hose nta ribi n'ubundi ugomba kugenda n'ubundi ucisha mu ngo wawe ugani wabona n'iryo jwi ryawe wa mugani abantu ntibaba bumva ko ryanaririmba se nshobora kuba nahogoze ubu wabona ugiye nyamara kuza ugakubita indirimbo ugasanga ibaye hiti da birashoboka kubera imana buriya ikora byinshi rega n'indi mpano buriya impano imwe iyo yabonetse n'indi yaboneka to basigaye bashinza ngo ntago nsenga ngo ntago nsenga abantu mudatunze bibiliya mu rugo ngo ntago musenga ariko ntekereza yuko none se ababivuga ubwo ngubwo babishingira ku ki hari igihe wenda umuntu arebye uko umeze uko witwaye hari igihe umuntu avuga ikintu agendeye ku marangamutima yiwe ariko akenshi mbona ariko binagenda ugasanga ariko ibyo mbona ari abanyarwanda usanga akora ikintu agendeye ku marangamutima yiwe akirengagiza y'undi ndumva utangiye kuza mu tujambo tw'ubwenge akahe kajambo k'ubwenge se wabwira abafana bawe bahari mu buzima nyine busanzwe ubuzima nyine bugenda bukwigisha ubuzima ugenda ucamo akantu nyine k'ubwenge wabwira abantu bawe baguteze amatwi n'akahe ku buryo azavuga ati nakurikiye cano ya Nzabiri ariko hari akantu yambwiye nakamura mu mutwe ku buryo nanjye nakagenderaho ijambo ry'umunsi cyangwa ry'umwaka wenda nababwira ni uko umuntu ku giti cye ari ugomba kwiyizera mbere y'uko wizera undi uziyizere weho ubwawe kabisa umuntu aziyizere ubwe mbere y'uko yizera n'undi muntu uwo ari we wese uturutse hanze ku mihanda ye ajya abanza yiyizere kuko ibintu byose bituruka muri wowe mba mbona nyine kwizera umuntu kuruta uko wiyizera mba mbona bitari byiza
ntago aba ari sawa. Reka noneho twigarukire mu kazi kawe uri gukora muri no minsi ka buri munsi. Kumva yuko ukina comedy uba kuri YouTube, umva bitaguteye ipfunwe nko kuba nyine waba umunyonzi nk'umufana wawe akakubona uri mu muhanda utwaye igare, nta kibazo byakugiraho uhuye n'umufana wawe nyine ukamubona akakubona utwaye igare? Oya, njye numva ko nta kibazo tu. Icyambere cyo kwaba ari amafaranga byose mba ndimo gushaka, kandi n'aha ngaha mu bunyonzi amafaranga barimo, njye mba numva nyine ko byose mpfa kuba amafaranga ari kuboneka, mba numva nta kibazo. Buriya akazi wenda nakora ni ukwiba, kugambanira umuntu, kwica umuntu, mbese akazi kemewe na leta kose mba numva ntacyo gatwaye kuri njyewe. Bumva kataguteye ipfunwe, ariko n'ubundi nibyo byiza. Undi iyo ukora akazi uba ugomba nyine kuba ugomba kukubaha, kubera yuko kaba kaguha amafaranga. Buriya akazi kose, kandi akazi kose ni akazi rega. Akazi kose ukuraho icyo kurya ukabaho nta kibazo, ntabwo uba ukwiye kugasuzugura kabisa. Buriya baravuga ngo n'ubundi iyo ukoze urebera ku bantu nta kintu ugeraho, kubera yuko nyine ni wowe biba bireba ubuzima bwawe n'ubwawe, nta wundi mu busangiye. Ubundi byose biba biva muri wowe kabisa. Ibintu bitazava muri wowe ntago bizaza, kandi biza byose wicaye ntago bizahoraho. Ahubwo biba byiza bikaza wabishatse. Hari igihe usanga wenda nk'ubu ndavuga wenda nk'ubuzima njye nakunze kubamo nibwo navugamo, ugasanga wenda nkorera nk'umukire n'urugero, wenda iyo firiti ndayibona, ibyo n'ibindi ndabibona, ariko ugasanga muri njye nkomeje ubwo buzima, ugasanga imyaka 20-30 ngenda nyishimiye bwa buzima, kandi bwa buzima umunsi umwe buzarangira bihagarare. Ariko biba byiza niyo utekereje ku bindi, ese birangiye nabaho gute, burya biba byiza. So Nzabiri, ndabona rero imvura ikomeje kugwa itubujije gukomeza gukora. Sezera abakunzi bawe, ugira ikintu babwire kabisa, kandi unababwire nimuzajya muhera no mu muhanda nyine bajye banagutega, ko hari ababa batega amagare benshi, ko rega akagare nabwo buriya karafasha cyane mu muhanda, hari abagatega vavu. Ikintu wenda nababwira ni uko wenda nabashimira kuba tujuje abasabu hafi 500, ndabikesha mwebwe kandi bakomerezeho. Kandi wenda n'iriya ndirimbo ikeneye inkunga ngo ize imeze neza, ikenewe gukorerwa amashusho, nubwo wenda audio yo iri hafi gukunda. Nibyo imvura yabaye danje. Nzabiri, sawa abakunzi ba Nzabiri TV, mwakoze cyane kudukurikirana Nzabiri TV, tubibutsa gukanda subscribe, like na share. Thank you so much, see you next day.